cyane kibiri cyayo cyahira agatabira kabuye ndagerayo cyangwa ariko ntashika Komera muzeka. mbese Ariko ni ibibazo ibibazo ntabwo bizashira nanjye bagacyabikashira nyine n'ibibazo Tabiri zakwica ariko ntabwo ijambo se mba naribonye ibibazo ufite ni ibi ibibazo by'abasore ndabizi nawe nyine tuve mu muhanda ubona baguhoye nyoko Nose muzeko wazindutse ngaba ndi kubona wihuta ubu ndahindutse rubika gusinzira byane ubu ngiye haruguru aho kwa Karimunda aho udufaranga afitiye agira ngo hatunyishure kugeza na n'izi saha ntabwo uramenya ko Karimunda yashaje yashaje na n'ubu ngubu burana shira mvura muheto umuntu arifataga mpfa atagishure nawe n'urupfu rutungura umuntu arifataga mpfa je ntabwo bari buje kumumpambana ntawe uramupfundagira mw'irashanduku ndayimujinjuramo reba uziko Karimunda yari afite ibibazo n'amafaranga yo kumugurira isanduku bayanyoreje kuri telefone dore n'iyi telefone niye yapfuye urupfu rutunguranye rwose urambwenga amafaranga ari kuri iyo telefone yawe none urumva yabaye ni hano kuri telefone none shibwo ko apfuye ajanyishura ryari uzaza mu nama y'imiryango iyi telefone yawe iyi telefone ntabwo wayigwarana wowe wamushenze ushaka kugira ngo ibibazo bibi ibibazo bwoko ki nkamwihorere sinshaka kurwana n'abasaza ubwo ibi birakubaho ubyirengere Karimunda umbwirire Karimunda yuko amafaranga yibona yashikiriye niko ajaje tubura kamasa nta nubwo ushobora gutanga umucyo ku bana bakiri bato dore umusaza urashaje uje umenya ko amafaranga yanjye ni nk'ay'inkuba naguha nyoko nuko ntaje gupfurira kuzamwi kamasa ihangana umwe telefone nayo none nitutagura isanduku turamushingura umuhambe cyangwa mumuteke mu buryo cyo ntabwo bindeba agiye gusheka amasha fashije ugende ubwo abapfu banyu n'amateka bo basereka nkwerekeza niyo telefone ngwa amafaranga we ntushobora gukora imyaka yanjye nakumara urwo rutwe ngaho uzana telefone ngwa amafaranga nanga yari akurimo nayo nguhaye amafaranga yanjye 400 magana nigomye agatabi ari rero amafaranga yanjye 400 zana iyo telefone nayo nguhaye aho yizane ngwa amafaranga nagwa 500 banju yame nagwa 500 yame kama zana telefone nkwereza amafaranga tujye gushingura banju amafaranga yanjye ariko ntabwo uzi ko tugiye no gutana mu kandi ikintu ndica ari iki ngiki we kamasa nawe kamasa n'ubundi nawe ntushobora ariko ibyara by'ubu utajya byubaha Umaze iminsi se warauriye? Naburiye kabisa. Kamanyashi usigaye wikoreye muri iyi minsi araza kugukoraho kabisa. Amanyashi sahe? Ana nyashi na. Nimba uri kujya bya bitoki byitwa hajya babyita mu kira. N'inyoroshya amabuno. Ntabwo ibyo ndi kurya n'ibyo bisanzwe nyine ku. Umeze ute se? Meze neza. Tubibona se ko meze neza. Cyane neza kabisa. Ariko kuki Yesu ugiye? Ngiye mu isoko gushopinga imyenda nzajyana mu bukwe. Bwo kwa Sirasi? Bwo kwa Sirasi. Ahubwo se ugiye? Nanjye nari ngiye kudekora kwa Sirasi. Ndumva ari byiza noneho.
Yohana buriya bukwe se ibyabwo nabonye ari ibizazane ariko nta kibazo turabudekora tubukorere neza baba batumiye n'ibyana byiza rega nabyana ntabwo hari ibirenze ikibazo irari riba ritangiye kunyica reka irari kuba ryarese akuzi ko nawe nubwo tudekora twebwe ubundi ikintu nashaka kukubwira n'ubundi ibindi dushaka twahita tubyihorera ubukwe tukaba tubushyize hirya njyewe nawe nakudekora da koko shaka mbona se meze neza andekora hehe nakudekora ntakira gasokoza ubwo nawe isokoreze mu mutwe isokoreze uzabe nyampinga Miss Rwanda akira agasokoza akira agaseka akira agasokoza Madamu Kamasara mukomere meze ute madamu Kama yewe meze neza wowe ariko ntabwo wamenye ko wa musore Sirasi agiye kuronga Amasho naya mwana wa yego nayangaye neshe hajya nkuje unagira ngo ndi kukwibuka kongera ukanca mu maso oya ntabwo ndi kuguca mu maso nibyo ajya uruwo kwande ndo hano ruguru kwa Sirasi she n'utuye kwa Sirasi uriya mushaje se twari inshuti kera none se ugiye hehe mwana nari mvuye gushopinga imyenda nyine nzambara ejo mu bukwe bwa Sirasi hajya ejo hari ubukwe ejo Sirasi mega amajinda y'abashana mega amajinda ejo ndazinduka inkoko niyo ngoma nshaya kumugwako wari warabyibagiwe nabyibagiwe ubwonko bwanjye ariko bwarashaje biragaragara reka umaze gusaza no kugenda ni ikibazo no kugenda byarananiye ariko ntacyo ahubwo nyine tuzasubira abato ntibagapfesha uranyibukiza niho wari ugiye niho naringiye abasore ntabwo wabonye sitasiyo sitasiyo narayibonye aho ubu muri mu myiteguro mwari mugiye mu ubwo bukwe bw'imyiteguro yabo ako shabo uzaba bumeze neza afite umugore mwiza shabo waramubonyeho namwe tumumenya abagore beza aha turabamenya mwari muzi ko ari mwebwe mubamenya mwenyine se barabatumiye ariko baradutumiye ubu natwe turaje tujye mu bukwe amakuru si y'akamasa wa musaza Kamasa oya azicwa n'iki reka nabonaga no kugenda byaramunaniye aracyariho imboga mbi ziva mu isafuriya reka cyakunda ibiryo nka mbere ibikoko aracyakunda ibikoko nka mbere kame ngiye ugiye natwe turaje turabasangayo ntabwo natwe turaje turi inyuma yanyu mwana wakiri ibonere kandi wonke vuba akira wirangara onka vuba tujya gushaka ibyo dutekera papa wawe noneho haje agasanga bitaraje niba ari umuhini niba ari kudutsindagira hehe onka vuba tugiye gutekera papa wawe Kamasa rwose aje muzehe Kamasa yatwica tugiye kumushakira icyo arya ataza akaduserereza ngo ntitwatetse katanoga fonabi niko shaka tari karame mugabo none se kuturamya aho ngaho wagira ngo ni igihaza niko sha karame ubu byahiye cyangwa niba byahiye ntacyo byahiye ahubwo nta kuntu utambuke ufungure ubu se nawe uyu munsi urajya cyangwa nijyanye gusa urarya wenyine nagutekeye wenyine ariko noneho narumiwe cyangwa niwo wifite
nukurya wenyine se ni wowe ariko ubundi wongegera we uzikiringura n'ijana natanze ntigunyanyira ibishakojo ntabwo nabinyanyanyije ahubwo nandi gukorera isuku umwana uyu munsi ni ubukwe kwashira uyu munsi ni ubukwe ahubwo ibasha ntangoye kugwagwa itegure genda ubanza kumeza witegure tuya kunyuka rwagushaka ariko ibintu byose ni ukunywa kiravu genda witegure ntabwo wanareba cyangwa ngo witegure zibaho ngaho kantwariye umuceri nta n'isoni n'undi munsi ndakwiyamye uko uzibagiwe ibere rya nyoko shinguka muko ndakwiyamye n'undi munsi uranyiyama se ntabwo utwaye buri se Chris bumushaka yiki urandebera di naramugutanze ariko si uwawe waramunaze se kuva ryari urandebera ukuntu wanshinzeho nta n'isoni n'undi munsi ndakwiyamye n'undi ndakwiyamye uko uzibagiwe ibere rya nyoko wibagirwe na Chris muri uwo mutwe wawe uranyumva neza akazi kose se wabitanye imbwaka zimenye iyo uza kumenya ko atari imbwakazi warantwariye Chris utangira umwehereza udusa neza ijoro ryiza Chris uri mwiza nta n'isoni waretse ko atazabinyereka se yabikweretse se he ziba yarabinyeretse ndakwiyamye ujye umenyera uwo mu ngano niwumva ukeneye kumenyera uzamenyera iberekera ibyo mwakukiye rimwe uranyumva neza ariko wabayeho yiza akamatari kuruva niba atanufata korogoshoye cyane niba yarajya ku muganga cyane niko bwiye mwanjye kumusigira umukozi rero kuko ararwaye ubundi nyashi yaza muhimiti nyashi akiriye umwana nitegura ajya mu birori akira rwose kandi umuhera imiti ku gihe kuko ararwaye umumera imiti umuha umuti naho ubundi reka njye kwitegura ibyo tujye mu birori twataha buriya bukwe agendeye akabara kagwa n'ishobera ahubwo yarakakaye ariko buriya shirashi yamwibuka ejo bundi akanda nteruye nubwo yazanye umugeni da rukagenda rukina amanota yabyibushye nuko gusa narongora wenda nanjye namuzarongora se nakura agacupa k'uyu muhe reka agacupa hari umunsi utakanywa ako gacupa koko nashije mu kanwa ntabwo ubasha ibigori noneho ibaje kuduha icupa nusoma cyane ndakujinjura none se uraduha icupa usomye wenyine erega mugira ishushu be ego shushu be wowe nta kibazo cyawe ntacyo ahubwo amajinda y'abashaja nibagiwe ikiji genda ukirebe banguka kandi utebuke wo gato inkona yitaye hasi kubera ikijigo banguka umuntu yibagiwe ikijigo n'inkoni akayitura hasi koko ese ko udatebuka uri mu biki wabona wagiye mu ntuza mu isafuriya dore ko ukunda ibikoko dore ngiyi ndayifite inkoni aha yewe musheshe amasobe warashaje wibagirwa n'inkoni ubundi wayinjane w'akacinga we muhini ariko se ubundi iriya shombe mbivuga niyo mpamvu watinze hano wagiye mu isombe kumara iriya shombe ko yari ishendereye hejuru none yabaye iki wajya ugiye kureba inkono unyweramo itabi ntabwo mbyumva none ko mbonye uguma ko hasi ishombe yari uvuye mu isafuriya cyangwa urayiriye ishombe yari iruzuye ishombe yanjye wayiriye ishombe yanjye wayiriye ishombe yanjye muri iki kigali ikiganiro kizagica ishombe mariranije kamasa amakuru
noneho bimeze bite ko uri kwigaragura hasi ni ubuho shikaye cyari kogwa kiwawe shirangandaguye ariko twumva ikibazo cyane yakira usigaye murarwanira uyu mugabo arananiye agiye mu nzu kureba twari tugiye mu birori arangije ajya mu nzu kureba kabiri ajya mu isafuriya ngo y'ibiryo ngo arabibura isombe nabwo ateka isombe uzayasha uyu mugabo w'isombe biteka bukana yashindira isombe yuzu nkonagejeyo mbonye izuba rijofuriye nese twari guteka ntitugaburira urushaka ubundi muri make ikintu muri gupfa ni iki isombe shikaye isombe ego gushaka ejo bundi bikoko ejo bundi gushaka nabi nese twari guteka ntitugaburira abana ushaka kubirya wenyine gushaka nabi kamasa twumvika gushaka nabi urumva kama ushaka nabi dore umaze kwisazira n'ubundi nibyo bijya nubwo bivuga sinzi nimba wanamara niyo safuriya isombe bayikuzanira isafuriya yanyu igomba kubona icyumweru iri bunze abana se ntibari uyu mugabo arananiye urusuka umuntu ararya akibagirwa abana abashaka kurya wenyine nzakuba n'umutwe umena umutwe ugira inda ushaka niko nzakuba n'umutwe